So karibu ikaze nanone ku nkuru z'ibihe. Turi mu gasiporo again. So uyu munsi rero I think ko tutari butinde kuri siporo cyane kubera ko kimwe mu bintu twavuze ushobora kunguka uri gukora siporo ni mu mutwe. Urarekura mu mutwe ibitekerezo biraflowinga, so ugasanga uri gukora agasiporo nk'uku nguku noneho utangiye gutekereza bizinesi za miliyoni 100. Njyewe ubu ngubu ngiye gutangira gukora bizinesi nikorere ku giti cyanjye, ku buryo nshobora gutangira kujya ninjiza amamiliyoni n'amamiliyoni mu madolari. Urumva hari ukuntu twirirwa tugenda umunsi wose, ukajya mu kazi, ukajya gushaka ibiraka, ukajya kugira gute, mu kanya gato Range Rover ikabikunyuzeho, mu kandi kanya Verity ikabikunyuzeho, mu kandi kanya motari ugiye gutega wamubwira ati ndaguha 1000 ahantu ha 2, motari agahita kureba akakubwira ati umva sha uzagure moto yawe uzagure moto yawe ujye collecting amafaranga nk'ayo ngayo ngewe sinyakorera. Cyangwa se ukabura Nyabugogo bukwiriyeho, ukagenda ugatega umumotari ukamubwira ati motari urareba hahandi ugeze hariya hari akabotike cyangwa se agakontineri, urahazi? Motari ati kuri kaburimbo. Ati ndahazi. Ati noneho rero urenga ka gakontineri ukamanuka gatoya, ati hahandi mu biziba iyo imvura yaguye umuhanda uba ari mubi cyane. Ati noneho rero sasa iyo urenze bya biziba ukagera ku gati k'umwembe gahari uhita ukata iburyo, noneho wowe ukarangiza kuvuga icyo kintu kurangira motari yagiye kera cyane yadashaka kugutwara, kuko abo bamotari ngo ni amasongi, moto zabo zigarukira kuri kaburimbo. So rero nawe uri guhasolinga ugatangira ukajya wibaza ngo nzabona amafaranga gute, nzagura akamodoka kanjye ryari, akamoto ryari, agaperime nzakabona gute. So iyo uri muri siporo rero ibitekerezo byinshi bigenda biflowinga, biza ku murongo. So hari umuvandimwe muri video y'ubushize, uze kureba comment muri video z'ubushize, by the way hari abantu bagiye badushimira, hari abantu baduhaye ama likes menshi cyane, bituma nyine twifuza kongera gukora indi video muri ubu buryo. Narebye izo video zombi ebyiri, si isengeri narambaye se, ni isengeri. So burya ngo umwenda kenshi ujye wambara inshuro nyinshi cyane ku buryo abakubona bavuga ati uzi ko wa mwenda koko ari uwe ukapana ibintu byo guhinduranya, kuko uyu munsi ushobora kwambara agakote keza, ejo ugakubitamo akandi, ejo ugakubitamo akandi, ugasanga amakote ni ayawe. Abantu baratangiye baravuga ngo nguriya muntu atiratira amakote kubera ko babona uhindura. So by the way nifuje kukwereka iki giti uri kubona inyuma yanjye. Iki giti cyitwa umuko. So kiravura, reka nanjye mbe umupfumu. So aya mababi rwose ushobora kuyafata ukayateka mu mazi yayo ukayayungurura neza, hanyuma ubwo ukajya usomaho gakeya. Kivura indwara zo mu nda. Ntabwo nshaka kuvuga byinshi, mutanshinja ko ndi rumashana, ariko imwe mu miti myinshi mugura mu bavuzi ba gakondo, cyane abantu barwara umwijima, abantu barwara impyiko, imwe mu miti myinshi mugura ushobora gusanga zino ndabo zirimo. Indabo z'umuko. Indabo z'umuko ni izi ngizi. So ni izi, ngira ngo uri kuzibona, nimba uzibonye good. So ni izo. So izi ndabo rero ni umuti. So ibyo tube tubyihore, dukomeze ikiganiro cyacu. So nari ndimo mvuga ngo mudukubite likes nyinshi, mudukubite na comment nyinshi, mudukubite ibitekerezo byinshi, kuko cyane nk'iyi video nabaye inspired n'umuntu waduhaye comment. Yatwandikiye comment avuga ngo ubwo twarimo tuvuga kuri siporo, kugabanya ibiro, gutangira gahoro ibintu nk'ibyo kugira ngo ujye kuri shape. Arangije adukubita comment nziza cyane y'ukuri, aratubwira ngo muba mwahaze ati muba mwahaze sha,
urumva icyo ni igice kimwe wumvise ako kantu wavuga ati kwera abantu barababaye. Then ahita yongeraho indi sentence ivuga ngo muba mwariye cyane nyine muba mwahaze, then mujye mufata ibiryo musangire na Marine murebe ko mutazagabanuka ibiro. Mu by'ukuri ibintu wavuze wa muvandimwe we uri mukuri. Iyi si ituweho n'abantu abakire n'abakene. Abakire n'abakene bose bahuriye ku kintu kimwe, bose babyuka biruka, ariko ikibirukansa biratandukanye. Abakire bazinduka birukanka bashaka kugabanya ibiryo bariye, donc bararya bakarya cyane, rimwe na rimwe bakanarya nabi. And then kuko abakire nyabakira kenshi usanga uzareba abasitari bose uzi bo hanze, abantu bafite ubuzima, abantu bariye, abantu bihaye, nta muntu uzasanga afite ibiro 200. N'uwo uzasanga ni ibiro 200 ntabwo ari ikibazo cy'ibiryo, ni ikibazo cy'umubiri, kuko umubiri uwitaho ukawusiga ariko ugira ibyawo. So babyuka rero birukanka, nabo babyuka birukanka. Kubera iki birukanka? Abakene nabo babyuka birukanka. Kubera iki birukanka? Igisubizo ni kimwe, kiroroshye cyane. Igisubizo ni ibiryo. Abakire babyuka birukanka kugira ngo bagabanye ibiryo bariye. Mu Rwanda nuko nguko tubifata, kuko umuntu ararya akagira umubiri ufatika ku buryo ushobora kumpobera ukanga ati hobe mwana wanjye, hanyuma wajya no guhobera undi muntu ugahobera nk'akaboko kiwe ukavuga ati hobe, ukumva ako kaboko kiwe karangana nkanjye. Kubera iki? Kubera ko ni ibiryo yarariye. So iyo uriye rero ibiryo bikaba byinshi, kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza bisaba kubyuka wirukanka kugira ngo ibyo biryo bigabanuke. Abakire babyuka birukanka bamwe na bamwe kugira ngo bagabanye ibiro, kugira ngo bagabanye ibiryo, kugira ngo bagabanye amasukari, kugira ngo bagabanye amavuta, kugira ngo bagabanye imyunyu, kugira ngo babone uko banywa amazi, kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza. Abakene rero nabo babyuka birukanka kubera ibiryo. Babyuka birukanka bajya gushaka ibiryo, babyuka birukira mu kiyede gushaka ibiryo, abyuka akaraga moto ye mu muhanda gushaka ibiryo, akaraga akamodoka ke mu muhanda gushaka ibiryo, abyukira ku ishansiye kugira ngo abone ibiryo. Abakene biruka bashaka ibiryo, abakire bakiruka bagabanya ibiryo mu gitondo cya kare. So balance rero ni iyihe? Balance nta yindi mu buzima. Iyo ufite byinshi nk'uko umuvandimwe yabitubwiye, reba ba baturanyi bawe, reba ba bavandimwe bawe, reba ya miryango ikwegereye. Nimba unatuye no mu makaritsiye ya VIP, utuye ahantu donc udashobora kubona abantu nk'abo ngabo, my friend, shyiramo utujezi, ushyiramo akagofero, utembere. Nyabugogo urahazi, downtown urahazi, nimba uri Kigali, mu mujyi Muhanga urahazi, mu mujyi Huye urahazi, mu mujyi Kayonza urahazi. Ariko hari akarere kitwa ngo ikiwe urenze Kayonza, donc urenga Rwamagana ukarenga Kayonza, ndumva ari muri Gatsibo niho haba Rwagitima, centre ya Rwagitima, right? So ndatekereza nta mujyi uhari, sibyo? Abantu bazi umujyi w'akarere ka Gatsibo mumbwire. Ubwo reka tuvuge downtown Gatsibo. Ni uratembera, shyiramo jezi, utembere mu mujyi, utembere mu nsisiro, uzabona abantu basaba ku muhanda, uzabona abana bagendagenda ku muhanda, uzabona manuka ahantu nk'aha ngaha gutya hari abahinzi, sibyo? Hano turi ni muri Kigali, ushobora kugira ngo wenda si muri Kigali, ni mu kindi cyaro nagiye, ariko hano ni muri Kigali. Ahangaha ni mu murenge wa Gahanga, hasi hari ahantu hitwa ku Mugendo, hari agahanda ucamo gutyo, uri kumanuka, tuvuge uturutse za Nyarugenge, za Kicukiro, za Nyanza, cyangwa se uri guturuka Bugesera, tuvuge uri guturuka Bugesera umaze kwambuka ikiraro, urazamutse gatoya, mbere y'uko ugera kuri arete ya mbere, bus stop ya mbere, uhita ubona agahanda
aha ubu ni ibumoso, uhita ubona agahanda mu buryo bwawe k'ibitaka utambikiramo, naho ni mu murenge wa Gahanga. So hakurya yawe hari igishanga, munsi hari igishanga, hakurya y'igishanga ni mu Bugesera. Mu Bugesera hari Kanzenze, hari Mwogo, so ni ibyo bice. Hano hari ahantu hari ahantu tugiye kumanuka, ihangane gato tuhamanuke. Okay, I guess ko hagaragara neza, yego. So tuhamazemo, nari nangaga kwisandaza ku itaka, and so yeah, tembera, waza muri ibi bice, waza aha hafi, nuko ari muri weekend. Ubundi kuwa mbere haba hari abahinzi benshi cyane. Imbere yanjye gato hari ahantu babumbira amatafari. So umuntu nk'ukorera amafaranga yo kurya no kuramuka, uje rwose wamukirewe ukamumeneramo iryo 10, ukamukubitira n'ibyo 20, ukazana agafuka k'umuceri ukakadepoza aho ngaho, ukazana akabido k'amavuta musharinge muri bike, muri byinshi Imana yabahaye, musharinge. Bityo rwa rugendo nawe ruragabanuka, rwa rugendo rwa mu gitondo rwo kuzinduka ujya gushaka ibiryo harabura ugabanyirije, nawe urwo kuzinduka ugabanya ibinure hari ukuntu nyine ukoze igikorwa cyatuma ukonsuminga bikeya, kuko byinshi wari wararunze wabihaye, wabisangije abandi. Hanyuma rero n'abantu bafite ubushobozi bukeya, buriya hari ikintu, ushobora kubura amafaranga, umuntu abura amafaranga, umuntu abura ibiryo akaburara, umuntu abura epfo na ruguru akabura urwara rwo kwishima. Ariko iyo ubuze ubumuntu, iyo ubuze ubunyangamugayo, iyo ubuze ubupfura, iyo ubuze discipline, ikinyabupfura, imyitwarire iboneye, wabura byose. Ariko iyo ubuze discipline biba bibaye ibindi. Umuntu aguhaye ibyo kurya buracya mu gitondo uramututse. Umuntu aguhaye akazi, agusanze uri gustrugglinga, wazindutse wihiringa, akavuga ati uyu muntu afite imbaraga, afite courage, afite n'ubushobozi bwo gukora, reka muha akazi. Aguhaye akazi, akugize donc ibishoboka byose, agushakiye agaperime, aguhaye imodoka ngo utangire umutware, cyangwa se unatwara abana be, icyo mwitoye nta kindi, utangiye kujya wicara mu bajama bawe cyangwa se mu byuki byawe. Harya abasore iyo bicaye hamwe bavuga ko nyine ari kuru y'abajama, naho abakobwa simbizi, ni abasista se, ni ibyuki, ni iki, I don't know, muze kumbwira muri comment. So utangiye kwicara aho ngaho urimo uramuvuga, uramuvuga. Yes, umuntu agira amakosa, umuntu agira amabi yiwe, umuntu agira uko agenda, umuntu agira uko abaho, kuko nta muntu uri parfait muri twese. Ariko wirengagije ibyo yagukoreye, utangiye kumwicira image muri societe. Utangiye kuvuga ngo ni igisambo, akunda amayoga, akunda abagore, akunda abagabo, akunda udusore tukiri duto, akunda udukobwa tukiri duto, ngo amabanga ye yose urayazi, wazamushyira hanze, wagira gute. Ko wibagirwa vuba my friend, ko wibagirwa vuba. So rero discipline ni ngombwa kugira discipline. Nimba umuntu yaguhaye akazi, yaguhaye imibereho, mwubahe, nawe wiyubahe. Wiba impamvu yo kumutaranga, wiba umwe mu bantu bamutaranga. So that's pretty much it muri no video. So nifuzaga cyane kureactinga kuri video y'umuvandimwe rwose, kubera ko cyane nkifuza kubikora muri ubu buryo, kubera ko iyo turi muri siporo turatekereza cyane, utekereza ibintu byinshi. So ubwo rero nibagiwe nkavuga ngo nzicara muri studio dukoreho ikiganiro, simbizi ko bitazaba byagiye, cyangwa se ko twazabona vibes zimeze nk'izi ngizi. So ubwo rero naho muri video ikurikira. So muvandimwe, igitekerezo cyawe twaracyumvise, nanjye ngufashije kugitanga, nkitanze n'ubundi ndi hahandi muri za siporo hamwe wakimpereye. So mukanya rero,
ukomeze ucekinge, ukore subscribe ku nkuru z'ibihe, ukande like, udusigire comment. Ibiganiro biracyaza ari byinshi cyane. Ndumva ngiye gukora ikindi gice noneho gikurikira iki ngiki. Stay tuned, udusigire na like. Naho ubutaha.